Muraho neza nshuti bakundwa, mbibutse ko turi kwiga igitabo ubutumwa ku basore tugeze ku cyigisho cya 13. Igishuko si urwitwazo rwo gukora icyaha. Muri kamere yacu nta mbaraga idutera gukora, ndetse nta n'ubushobozi bw'ubwenge bwacu cyangwa iby'umutima wacu ushobora kubogamiramo bidakeneye kuyoborwa na Mwuka w'Imana buri kanya. Nta mugisha Imana iha umuntu cyangwa ikigeragezo yemera ko kimugeraho Satani adashobora kuririraho kugira ngo agerageze, abuze amahwemo kandi arimbura ubugingo bw'umuntu turamutse tumuhaye amahirwe make ashoboka. Kubw'ibyo rero, ubwinshi bw'umucyo umuntu yaba yarabonye wose, uko yaba agirirwa neza n'Imana akakira n'imigisha yayo yose, akwiriye guhora agenda yicishije bugufi imbere y'Imana, ayisaba yizeye ko izayobora ibyo atekereza byose kandi akagenga ibyo akora byose. Abantu bose bavuga ko bubaha Imana bafite inshingano yera yo kurinda umwuka wabo no kugaragaza kwitegeka igihe bashotowe cyane. Inshingano Mose yari yarahawe zari zikomeye cyane. Abantu bake cyane nibo bazigera bageragezwa bikomeye nka we. Nyamara ibyo ntibyari byemewe ngo bibe urwitwazo ku cyaha cye. Imana yahaye ubwoko bwayo ibyo bukeneye byose, kandi nibwishingikiriza ku mbaraga zayo ntabwo buzigira buba igikinisho cy'ibibaho. Ikigeragezo gikomeye kuruta ibindi ntigishobora kuba urwitwazo rwo gukora icyaha. Nyamara uko byakomerera umuntu kose, gucumura n'igikorwa cyacu ubwacu. Isi ndetse n'ikuzimu nta mbaraga bifite zo guhatira umuntu uwo ari we wese gukora ikibi. Satani adutera aturutse aho dufite intege nke, ariko ntabwo dukwiriye gutsindwa. Uko twatweterwa bikomeye cyangwa bitunguranye kose, Imana yaduteganyirije ubufasha, kandi mu mbaraga zayo dushobora kunesha. Nshuti bakundwa, mbibutse ko turi gusoma igitabo ubutumwa ku basore, tugeze ku cyigisho cya 14, kwikomeza. Amaherezo abazaba baneshi bazahura n'ibihe byo guhagarika umutima gukomeye no kugeragezwa mu mibereho yabo y'iby'idini, ariko ntibagomba gutakaza ibyiringiro byabo, kuko ibyo ari umugabane umwe w'amasomo bagomba kwigira mu ishuri rya Kristo, kandi ibyo ni ngombwa kugira ngo babashe gukurwaho inkamba zose. Umugaragu w'Imana agomba kwihanganira ibitero by'umwanzi afite ubutwari, akihanganira ubushotoranyi bwe bubabaza, kandi agomba gutsinda imbogamizi Satani azashyira mu nzira acamo. Satani azashaka guca intege abayoboke ba Kristo kugira ngo be gusenga cyangwa ngo bige ibyanditswe, kandi azatambika igicucu cye mu nzira kugira ngo abakingirize Yesu be kumubona, abakingirize be kubona urukundo rwe ndetse n'ubwiza bw'umurage wo mu ijuru. Satani yishimira gutera abana b'Imana kugenda banga, bahinda umushyitsi kandi bahorana gushidikanya. Ashaka uko yatuma inzira iba inzira ibabaje uko bishoboka kose, ariko iyo ukomeje guhanga amaso hejuru ntuyahange hasi ku ngorane ufite, ntabwo uzagwira igihumura mu nzira, ahubwo bidatinze uzabona Yesu arambura ikiganza cye kugufasha, kandi nta kindi uzakora uretse kumuhereza ikiganza cyawe ufite ibyiringiro, maze ukamureka akakuyobora. Niwizera uzagira ibyiringiro mu mbaraga z'Uwiteka. Yesu ni umucyo w'isi, kandi mugomba gusanisha ubuzima bwanyu n'ubwe. Muri Kristo uzahabona ubufasha bwo kurema imico ikomeye, itunganye kandi myiza. Satani ntashobora kugira icyo atwara umucyo umurika uturuka kuri bene iyo mico. Uwiteka afitiye umurimo buri wese muri twe agomba gukora. Ntabwo yemera ko twakomezwa n'imbaraga iva ku gushimwa n'abantu no kwitabwaho nabo, ahubwo ashaka ko umuntu wese azahagarara mu mbaraga z'Uwiteka. Imana yaduhaye impano yayo ihebuje, ariyo mwana wayo w'ikinege, kugira ngo atuzahure, atugire ab'agaciro n'abantu bakwiriye kuzaba mu rugo rwo mu bwami bwayo, ibinyujije mu kutwambika ubutungane bw'imico yayo. Yesu yaje kuri iyi si yacu, kandi yabayeho nk'uko yiteze ko abayoboke bagomba kubaho. Niba dushaka kunezeza kamere yacu, kandi tukaba turi abanyabute bikabije tutabasha gukoresha umwete wose ngo dukorane n'umurimo utangaje w'Imana, muri ubu buzima tuzagira igihombo, tukigire no mu gihe kizaza, bityo tubure ubugingo budapfa. Imana itegura ko twakora, ariko tudakora mu buryo butarimo ibyiringiro. ahubwo tugakora dufite ukwizera gukomeye n'ibyiringiro, turondoye mu byanditswe
maze tukamurikirwa tukabona kwicisha bugufi gutangaje kwa Data wa twese ubwo yatangaga Yesu akamuha abatuye isi kugira ngo abamwizera bose batarimbuka ahubwo bahabwe ubugingo buhoraho. Twakwishima ibyishimo bitavugwa kandi tukuzura icyubahiro. Ikintu cyose dushobora kungurwa no kwiga, Imana ishaka ko tugikoresha kubwo guteza imbere ukuri. Kubaha Imana by'ukuri kandi bizima bigomba kugaragarira mu buzima n'imico kugira ngo umusaraba wa Kristo wererezwe imbere y'abatuye isi, kandi agaciro k'ubugingo gahishurijwe mu mucyo w'umusaraba. Intekerezo zacu zigomba gukingukira gusobanukirwa ibyanditswe kugira ngo tubashe kugira imbaraga z'umwuka kubwo kurya umutsima wo mu ijuru. Amen. Muraho neza nshuti bakundwa, mbibutse ko turi gusoma igitabo ubutumwa ku basore icyigisho cya 15 urusengero rw'ubugingo. Kumvira iby'Imana isaba nta gukebakeba bizatanga imbaraga itangaje mu kuzamura, guteza imbere no gukomeza ubushobozi bwose bwa muntu. Abasore bagaragaye ko beguriye gukora umurimo w'Imana basangwa ari abantu bafite intekerezo nzima n'ubushobozi. Kuki bitagombye kuba bityo? Gusabana n'umwigisha webuje abandi bigeze baho ku isi bikomeza imyumvire, bikamurikira intekerezo kandi bikeza umutima, bikazamura, bigatunganya kandi bigaha agaciro umuntu wese uko yakabaye. Guhishurirwa amagambo yawe kuzana umucyo, guhabaswa ubwenge. Zaburi y'119 umurongo w'130. Urugero rutunganye rw'Imana. Mu basore bavuga ko bubaha Imana harimo itsinda rinini risa n'irivuguruza ibyo rivuga. Nta terambere bagira mu kumenya cyangwa mu by'umwuka. Imbaraga zabo ziragwingiraho kugira ngo zitere imbere, ariko amagambo y'umuhimbyi wa Zaburi ni ay'ukuri ku mukristo nyakuri. Ntabwo inyuguti nsa z'ijambo ry'Imana arizo zitanga umucyo mu gusobanukirwa, ahubwo ni ijambo rirambuwe kandi ryinjijwe mu mutima na Mwuka Wera. Iyo umuntu ahindutse by'ukuri, ahinduka umwana w'Imana, agahabwa umugabane kuri kamere y'Imana. Ntabwo umutima ugirwa mushya gusa, ahubwo n'ubwenge burakomezwa bugahabwa imbaraga. Ibihe byinshi habayeho abantu mbere y'uko bahinduka batekerezwaga ko bafite ubushobozi busanzwe kandi bwo ku rwego rwo hasi, nyamara nyuma yo kwihana babaye nk'abahindutse ku rwego rwo hasi. Rwose. Icyo gihe bagaragaje imbaraga igaragara yo gusobanukirwa ukuri kw'ijambo ry'Imana ndetse no kubwira abandi uko kuri. Abantu bafite ubwenge buhanitse babonye ko kuganira na bene abo bantu ari amahirwe. Zuba ryo gukiranuka warasiye umucyo we urabagirana mu ntekerezo zabo, yakanguriye imbaraga zose gukorana umwete biruseho. Imana izakorera abasore umurimo ukomeye nibakira ijambo ryayo mu mitima yabo kandi bakaryumvira mu mibereho yabo bafashijwe na Mwuka Wera. Kristo ahora ashaka kubareshya ngo bamusange, we soko y'ubwenge bwose, soko y'ineza, ubutungane n'ukuri. Intekerezo zihugira ku nsanganyamatsiko zo ku rwego rwo hejuru, nazo zihinduka iz'agaciro gakomeye. Ibyumba byera byahumanyijwe. Abavuga ko bakorera Imana nyamara ntibagire iterambere mu kumenya no kwitanga mu by'umwuka ni abakristo ku izina gusa. Ingoro y'ubugingo yuzuyemo ibyumba byera byahumanyijwe. Gusoma ibintu by'amatagaragasi, ibiganiro by'amanjwe n'ibinezeza by'isi byuzuye mu ntekerezo rwose ku buryo nta cyumba na kimwe cyasigaye ngo ijambo ry'Imana ryinjiremo. Gutwarwa n'iby'isi n'ibintu by'imburamumaro ndetse n'ubwibone bifata umwanya Kristo yagombye kwicaramo mu mutima. Gusingira binyuze mu gutwarwa n'irari ry'umubiri. Gusigingira binyuze mu gutwarwa n'irari ry'umubiri. Abantu bashaka kunezeza ipfa ry'inda n'irari ry'umubiri bakabigira icyiza bimirije imbere, bene abo si beza kandi ntibakomeye by'ukuri. Uko bagaragara ko bafite isumbwe mu maso y'abantu mu maso y'abatuye isi kose, mu by'ukuri Imana yo ibona ko ari abo ku rwego rwo hasi, inkozi z'ibibi kandi barangiritse. Ijuru ryategetse ko ikimenyetso cyo kwangirika kwabo cyandikwa mu maso habo. Ibitekerezo byabo ni iby'ab'isi, amagambo yabo agaragaza uburyo intekerezo zabo ziri ku rwego rwo hasi. Umutima
bawujuje ibibi kandi bari hafi rwose yo guhanagurwa mu ishusho y'Imana. Ijwi ry'umutima w'inama ryaranizwe kandi intekerezo nzima zaragoretswe. Mbega uburyo kamere yose y'umuntu yasigingijwe no gutwarwa n'irari ry'umubiri. Igihe ubushake bwa muntu bweguriye Satani, mbese kwimbika mu ngeso mbi n'ubupfapfa umuntu atazamanuka ngo agereho ni ukuhe? Ukuri gukangura ubwenge ariko bikaba iby'ubusa, kuko umutima uba unyuranye n'amahame y'ukuri atunganye. Ubufasha mu bigeragezo. Kubwo kwizera no gusenga, abantu bose bashobora kuzuza ibyangombwa ubutumwa bwiza busaba. Nta muntu ushobora guhatirwa gucumura. Mbere y'uko gutwarwa n'irari biganza ubwenge no gutekereza cyangwa gukiranirwa kukaganza umutimanama, umuntu ubwo agomba kubanza kubyiyemerera. Umutima ugomba kugambirira gukora icyaha. Uko ikigeragezo cyaba gikomeye cyose, ntabwo cyaba urwitwazo rwo gukora icyaha. Amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi, n'amatwi ye ari ku byo basaba. Yewe mwana w'umuntu ugeragezwa, takira Uwiteka. Sanga Yesu kuri impezamajyo ndetse udakwiriye, maze umusabe kugusohoreza isezerano rye. Umwami azakumva, azi imbaraga n'umutima wa kamere, kandi azagufasha igihe cyose uhuye n'ikigeragezo. Mbese waba waraguye mu cyaha? Niba ariko bimeze nta gushidikanya, shaka Imana ngo ikugirire impuhwe kandi ikubabarire. Impuhwe ziracyateguriwe umunyabyaha. Uwiteka araduhamagara ngo tuve iyo twararagiriye hose ati, yemwe bana banjye basubiye inyuma, nimugaruke nzabakiza gusubira inyuma kwanyu. Amen.